Abamumenye twamumenye ku rubuga rwa TikTok, aho yakoraga content ijyanye no kurya cyangwa se iyo abantu bakunze kwita nko gucurana. Iyi content yaje kumuzamura imugeza ku rwego abantu batangiye gusakaza amashusho ye bibaza ese uyu mukobwa ni muntu ki. Aha rero niho izina rye ryari ritangiye kuzamukira, ku buryo yatangiye kugenda abona ibiganiro ku macano aremereye cyane, bamubaza ese ibi bintu ubikora ute, ese uba wumva nta soni biguteye nk'umuntu w'umukobwa. Nk'undi muntu rero ufite inzira yo kwamamara cyangwa se wumva wabyihebeye, aha niho yatangiriye gutekereza content yakora igashimisha abantu. Nibwo yicaye atekereza ibyamamare hano mu Rwanda bimuha ibyishimo mu biganiro cyangwa se bimushimisha, atekereza ukuntu yajya abikora ku buryo byaba trend. Nibwo yaje gutekereza rero ikijyanye no gukoresha AI, akajya akoresha ifoto ye yabahetse. Nibwo yaje gukora ifoto ye ya mbere ayishyira ku rukuta rwa Instagram, aho abantu baje kuyikunda cyane, ndetse n'ibyo byamamare yakoreraga amafoto nk'ayo ngayo bitangira kujya bimukurikira bikibaza ese ni muntu ki. Icyamamare cyaje mu mutwe we bwa mbere ni umuhanzi ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse akaba umuhanga mu baririmbyi Bruce Melody. Ifoto ye akimara kuyishyira hanze yakunzwe cyane n'abantu bo ku mbuga nka Instagram, Facebook, ndetse ibi byaje kumuha icyo yashakaga kuko Bruce Melody yaje kumufollowinga. Yakomereje kandi no ku bindi byamamare aho yahetse nka Coach Gael, Claudine Muyango, Junior Giti, Chris Easy ndetse n'abandi. Jesskizo Mipango aheka Kibonke Clapton, M.I Irene, Chris Easy ndetse n'abandi. Aha rero yaje gukomeza iyi content, akomeza gushyiraho amafoto, ari nako bikomeza gutuma aba followers ndetse n'abantu basura urubuga rwe bazamuka. Aha rero nibwo yarakurikije igitekerezo cyaje kumuhindura kimushyira ku rundi rwego, ku buryo twatangiye kumumenya kuri social media ndetse no ku maradiyo, kumva ese uyu muntu DJ Pic ni muntu ki. Aha rero yaje gukora ifoto ateruye Kenisi na Mutabaruka, abanyamakuru basanzwe bakora kuri TV1. Aha rero iyi foto yaratrendinze cyane kuko aba ni bamwe mu bantu bakora ibiganiro bikarebwa cyane, ndetse ni imwe muri radiyo na televiziyo byumvwa cyane. Hano rero Kenisi akimara kubona iyi foto babivuzeho mu kiganiro mu gitondo, ndetse byaje kurangira anahawe kuba umwambasaderi wa TV1 ndetse n'ikipe ya Kenisi ariyo Gasogi. Uyu mukobwa rero nibwo yatangiye gutumirwa ku maradiyo, ndetse batangira kumubaza ese ibi bintu wabitekereje bite, ese nta gasuzuguro karimo. Yaje kwisobanura ababwira ko hari igihe uba ushaka ku appreciating umuntu cyangwa se kumushimira ukabura uko ubikora ku buryo wumva wamuheka. Ababwira ko uko ariko content ye yaje kugeza ubu ni umwe mu bakobwa bari kuzamuka neza, kuko ubu amaze kugira abantu barenga 32,000 kuri Instagram bamufollowinga, aho twabariramo ibyamamare byagiye bimufollowinga nka Muyango Claudine, Bruce Melody ndetse n'abandi yagiye akorera amafoto. Nk'aba content creator twese tuba twumva ari byiza kuba wazamuka ukagera hejuru, gusa bamwe na bamwe babikora mu nzira itariyo. Uyu DJ Pic yahisemo inzira nziza cyane yo kubikoramo, aho yazamutse ntawahutaje. Ese wowe urabona ibi bintu byari bikwiye ko yagombaga kubikora? Ese niba ubona bidakwiye urabona ari irihe kosa yakozemo? Duhurire muri comment utubwire uko ubibona, ndetse ube warushaho no kutubwira ibindi twagukorera mu kiganiro gitaha. Ndabakunda.